abantu benshi bari biteguye amagambo ngiye cyane gusohora cyane abanyamakuru benshi baramamagaye ngera naho mfata telefone ndayifunga ndabiyima kugeza n'uyu munsi nta kinyamakuru nongeye gukoreraho kubera iki bitera kunesha umupapa yateye ivi bwa kabiri yaravuze uti ahubwo ndumva ari umwanya wa fiançaye noneho mu myaka 14 mu bana bane ubona za comment yashyiragaho ati ndabona ari kugenda b'inzobe nta kizivuga urumva twaje kuza kwicara ngira nse nabaye inzobe dukora ubukwe siguri ahubwo dukora ubukwe abona ari n'inzobe bagurusha hanga impamvu nyiri muri yanzu yayindi y'ibyondo hahandi inzoka najyaga kuryama nyuma nta mudamu buriya upfa gusenya atahuye n'intambara kandi zikomeye yagerageje bari abantu rero ntago barabo gutabwa ngo babura babegera babura baba hafi uretse ko wenda tutari tunaziranye gihozo we wenda nkuko wenda babivuza abantu ariko niyo twanamenyana nawe n'umunyarwandakazi mugenzi wanjye ndetse no hari no muri gospel nkuko nanjye nyirimwo nitwa Pastor Kirezi Marie Claudine ndi prophète umuhanuzi kazimana ihagurukije kandi maze igihe n'ubundi koresha muhabwa umugisha rero hari bamwe wenda banzi ku maradiyo hari n'abandi banzi ku mateleviziyo mwese ndaje ngo tuganire ijambo rya data kandi turahabwa umugisha ndabyizeye yego ni byiza cyane hanyuma pastor wenda ingingo ahanini yatumye ngutumira nk'umuhanuzi nk'umupasteur ushobora kwigisha imbaga nyamwinshi ni ikibazo n'ubundi ngira ngo wenda uvuge view yawe cyangwa uko ubyumva cyangwa se n'impamvu uyu muhamagaro wenda wowe wavuze uti narahamagawe ngomba kubikora kuko ni ikibazo ngira ngo kiri mu madini menshi n'amatorero atandukanye aho wumva bavuga ko umudamu adakwiye guhagarara imbere y'imbaga ngo agire ibyo avuga wenda runaka wenda bakavuga ko ari abantu bagomba kuba bari inyuma mu gikari iki hari n'amadini tuzi ko atabemera nko kugera mu mihango y'ishyingirwa donc bakavuga ko umudamu wumva ko ahora asa nk'uri inyuma mu kuntu wowe kugira ngo apari yo kuba wenda warimiswe n'umutware umugabo wawe wagushyizeho amavuta ubundi kugira utinyuke uvuga uti uyu ni umuhamagaro wanjye ari nabyo bitinyura n'abadukurikiye wenda mu bundi buryo ashobora kutaba prophète cyangwa ikindi kintu ariko akaba afite ibintu akora yatinze wenda yaritinye yego byagenze bite birumvikana kuko noneho Imana ikakwemera noneho Imana ikwemeye ikwemeza n'abantu na niyo mpamvu nawe yamunyemeje irangije nanyemeza n'abandi kuko ntabwo yanyimitse ari wenyine yari ari kumwe n'abandi bashumba bagiye batandukanye ndetse basize amavuta aho ngaho rero nabanje ngiye ubwanjye kwitinyuka mu masengesho nasengaga Imana ikazajya imbwira ngo nzagukoresha ariko rimwe na rimwe nkabona abandi ba mama pasteri n'abantu bari aho ngo batuje bari inyuma y'abagabo babo ndetse batanakora ibintu biri hejuru cyane njyewe rero Imana ikazajya inyereka uburyo nzayikoreramo ikambwira ko nzagenda amahanga nyikorera ikambwira ko nzagenda hirya no hino nyikorera ikambwira ko nzavuga ijambo rimwe isi yose ikaryumva rimwe na rimwe ndimo ndanasenga nkabaza Imana se Imana bizaca hehe Imana ikagenda insobanurira uko bukeye n'uko bwije kuko yari yarabanje kunyimika mu mwuka wera icyo gihe ndi umuhanuzi nyuma rero nibwo rero umugabo yaje kuza kubona ko iyo mpano n'ubundi indiho uko birumvikana ba mama pasteri benshi ntabwo n'ubundi ari abapasteri ntabwo ari abaprofete turumva kuko bigaragara mu maso y'abana b'abantu kuko Imana yari yabanje kunyemera ko nkwiriye kuba koko umushumba aho ngaho rero niho rero nahereye rero nanjye rero mpaguruka ndakora cyane koko iby'Imana yari yaratekereje kandi yari yaragambiriye muri ngewe bigenda bisohora byiza cyane hanyuma
ukorera Imana nk'umumama ufite izindi nshingano, benshi bavuga umugore n'umutima w'urugo, umugore nyine donc babihuza n'urugo cyane, ku buryo ubuzima bw'umudamu akenshi buba buri no guhura n'urugo. Ntacyo byagiye byica wenda, cyangwa se nk'umuntu wenda ubyitwaza, iyo mpamvu ishobora kuba urwitwaza, umuntu akavuga ati umugore wanjye yagiye muri biriya bintu, kugira ngo wenda ndaguha urugero rwa mama Charlene, numvaga mu biganiro yatanze yavuze ko umugabo we yavugaga ati uzahitamo umugabo umwe, niba ari uwo mugabo Yesu cyangwa umugabo wari njye uzahitamo kimwe. Urumva ubwo ni urugero rw'ibintu bishobora kugucarenjinga, wenda ashobora kutaba papa w'abana kuko wenda azi icyo uri gukora umurimo wawe, ariko wenda n'umuryango ukavuga warabibonye ibintu yagiyemo, ati hari umumama dufite iyo dupfana ndamusuhuje uba muri Amerika ukunda kuvuga ngo baba bagiye gutendereza, nyine ni umuntu utabyumva cyane w'umukatolika, ariko nyine nk'ibyo bintu, izo feedback, izo comment, abo bantu ubijera gute? Ibyo ngibyo ubasha kubijera, kuko muri uyu murimo turimo turawukora ntago uba unezeza abantu runaka, ahubwo wowe uba ukora kugira ngo ikikurimo gisohoke. Hari iby'Imana igenda rero igutuma, hari iby'Imana igenda iguhumekeramo, ukabasha kugenda ubisohora. Navuga ngo umuryango ntago ushobora guhungabana, ndetse ahubwo urushaho kumererwa neza, kuko umudamu wapfukamye agasenga Imana, umudamu winginze Imana, birumvikana ntabwo ayo mavuta ntabwo yakuzaho gutyo gusa, hatari ahantu wabanje kwihererana nayo, hatari ibanga ufitanye nayo, hatari ubwiru bw'Imana uri kumwemo nabwo. Aho ngaho rero niho rero urugo rwawe ahubwo rugenda ahubwo rukaremeka, rukaba neza, ndetse n'abana bawe bakagira umuco, kubera ko ibintu byose tuzi ko ari ukubera Imana, imibereho y'abantu ni ukubera Imana. Imana iraza rero ikamanaginga ubuzima bwacu, ndetse ikamanaginga n'ubuzima bw'urugo rwacu. Ntabwo bishobora kuba inzitizi y'urugo rwanjye, yaba ari abana, nzi uburyo ngomba kubajera. Buriya abadamu buriya ni abantu bakomeye cyane, nsuhuje abadamu bose baduteze amatwi ndetse banatureba, muhabwe umugisha n'Imana, muri abanyembaraga, muri abamama Imana ikunda. Navuga ngo Imana ubwayo yanabatekerejeho, ibanyurizaho kuba mwatwita umukiza, ndetse mwarangiza mukanamubyara. Byashobokaga ko yashoboraga no kubibwira umugabo, kuko ari Imana, iyo ibyo yashatse nyine biraba. Ashobora no kumuremba ku giti cye akavuga ati Yesu genda cyangwa akamaruka nk'umumarayika agahita aza, nk'umumarayika agahita aza. Ariko iremera, impamvu yarakurebye umudamu, ibanza kugukunda, irangije iravuga ngo iki kiremwa reka nze noneho nanjye noneho nyikorereho akandi kazi k'umumaro, arema umuntu noneho umuntu ave mu buzima bwe. Wibaze umudamu nawe ufata umwana akamutwita atazi uburyo aje, yari afite fiance akabyemera. Abadamu turaba agaciro, abamama mwubahwe, muraba agaciro, kuko mukunda guca bugufi imbere y'Imana, kuko n'urya munsi uriya mudamu Mariya, Imana imuha umugisha, ni umumama wemereye Imana ko Yesu avukira muri we, kandi duhabwa umugisha isi yose, tukomeza tunezerwa. Niyo mpamvu rero abamama bakomeza kwitinya mu buzima bwose busanzwe, ndabatinyura, ndababwira ngo murashoboye, ndababwira ngo muri intwari, ndababwira ngo kubera ibitekerezo byanyu mwabizamuye, nubwo wagenda uhura n'abaguca intege bakubwira ngo ntabwo byashoboka, birashoboka kubera Imana. Nta hantu hamwe udashobora kugera kubera ko Imana yakuvuzeho. Iyo Imana yakuvuzeho no gukora urakora, kandi icyo ukoze kijya kigenda neza. Imana ikomeze iduhane umugisha. ngira ngo birumvikanye cyane rwose icyo ngicyo kijyanye no kuba uhuza gusenga no kwita ku muryango, kuba Imana yarakugira icyo cyizere ndetse ukaba ubasha no kubimanaginga ni byiza cyane. Hanyuma abakurikiye Flash Network by'umwihariko bari kutwumva aka kanya, n'abazareba iki kiganiro kuri YouTube channel yanjye bwite JALAS Official, nyuma y'iki kiganiro wenda batazaba bagize amahirwe yo kucyumva kuri radio, hari ibibazo bindi bitandukanye past urazwi, hari ibindi bikwerekeyeho bike bike nshobora kukubaza, wenda kubw'amahirwe nagira ubuntu bwo gukora kwazanye n'umutware mu byavuzwe, harimo ibibazo byawe n'umutware, hari ibyavuzwe bya divorce, ibintu byinshi byaravuzwe nagiye mbona amatayito menshi, divorce revuze ubuhuha, babazaho babonye Pastor Claude bati Joel reka inshuti yawe tubwira ibye, aho byose nagiye mbibona. Kugeza ubu
mu rugo nizere ko binari umutekano atari mu ivatiri gusa. Birumvikana ntabwo yaza ntwaye ngo habe hari ikibazo, kuko buriya umushoferi ni umuntu ukomeye cyane. Umushoferi ntabwo ajya atwara na stress. Umushoferi ni umuntu utwara uko atuje. N'izi mpanuka tugenda tubona za hato na hato ziba zagiye zituruka ku miryango iba igiye ibana itumvikana. Umuntu yareba mugenzi we atambutse akabona ni nk'inyoni itambutse, yarangiza akamugonga, akaba ari kure yibereye nko mu rugo atwaye, yibereye mu rugo, yibereye muri stress z'umuryango, nuko nguko. Ariko navuga ngo ni amahoro. Nta nicyo wahereyeho nyine umbwira uti ubundi ukuraho izo mbaraga zigutera gukora cyangwa se zituma ukomeza gukora. Na hano muri Bibiliya hari abadamu bagiye baba intwari kandi bagenda bakora umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ugenda uba mwiza. Hari umudamu bita Debora, yakoze umurimo ukomeye hano mu Bacamanza ibice 4 guhera ku murongo wa mbere. Yakoze ibintu bikomeye cyane. Debora abasha gukura abantu mu ntambara ngo bari bamazemo igihe kirekire barwana ndetse babamereye nabi, bagenda babica umufiririzo. Ariko ngo Debora aza kuza gufata icyemezo, aravuga ngo reka nze noneho nihagurukire ngende noneho ndwanira iya ntambara kandi ibintu bibasha kugenda neza. Abadamu rero ni abantu b'agaciro cyane. Igihe cyose ubuzima bwawe iyo ubashije kubumanaginga uri umudamu, ibintu byose bikunda kugenda neza. Turongera tubone undi mudamu wabaye Esteri, aza kuza kuba umudamu w'umwami, umugore w'umwami. Esteri yaje kuza gucungura abayuda igihe bari bageze igihengo cyo gupfa, inzandiko zasohotse. Ariko Esteri kubera ko yari afite navuga ngo yari afite Imana aho nk'umutabazi wiwe, arapfukama arasenga kandi yinginga Imana. Uriya Esteri yaje kuza guhindura cyangwa se atanga impinduka nziza mu bayuda. Imana ibasha kuza kubibuka ibagirira neza, bongera kubaho kandi bari bagiye gupfa. Hari abandi badamu benshi cyane wenda muri Bibiliya ngenda mvugaho, ingero ni nyinshi cyane. Hari umumama bita Doroka. Doroka yakoraga ngo imirimo ikomeye cyane, ngo yajyaga ngo adodera imfubyi imyenda, ngo agafasha imfubyi, abapfakazi, agafasha abakene. Ngo yari umudamu wabaga ari intangarugero ndetse w'intagereranywa. Uwo mudamu rero ngo igihe noneho yaje kuza gupfa, ngo abantu ngo baramurira baravuga ngo ntabwo tubyemera yuko ngo Doroka apfa, ntabwo tubyemera, ahubwo agomba kubaho, agomba kongera akagaruka mu buzima bwacu. Icyo gihe ntabwo babyumvaga, wenda ko hari abandi bagabo bagombaga kuba barakoze ibyo ngibyo by'ubutwari. Ariko kubera ko abantu bavugije induru uti ntabwo tubyemera, imirimo yarongera mugarura. Hari abadamu benshi cyane bagiye bakora ibintu bikomeye cyane, abantu bagahabwa umugisha. Ubundi umudamu yabashije guca bugufi, niko nabyita, urugo rugenda neza. Ibyo ngibyo byaravuzwe, yego nta kibazo cyari gikomeye twari dufitanye n'umutware, gusa nuko tuba tuvuga ijambo ry'Imana ndetse tugakoreshwa n'Imana. Uko tugenda dukoreshwa n'Imana, Satani agafuha, Satani akifuza kuba yaza agasenya ibyo turi gukora. Ariko iyo urimo urasenga ndetse uca bugufi imbere y'Imana, amasengesho ajya abasha kuvanaho imigambi y'abadayimoni kandi abasha gukuraho imigambi y'abazimu. Ndabwira umumama waba uri mu masengesho afite kampani, ntabwo iyo kampani yazata agaciro cyangwa se ngo igire ikiba. Ndabwira umumama waba ufite urugo rwaba rurimo ruragenda rumunanira, ntabwo byazigera byanga, nta nubwo urwo rugo ruzagera kuri finali ngo rurangire, kubera ko iyo umuntu kumumira ahari yomba ntasenga mu minsi yashize. Ibyo ari bibaye nakagombye kuba uyu munsi nari nsenga, ariko kubera ko nasenze kandi nkaca bugufi imbere y'Imana ndetse nkaca bugufi imbere y'umutware, nkamwereka ko byabaye kuko yahagurutse agiye kuvuga Imana, ageze kuri kamera. Birashoboka ko umuntu ashaka guhaguruka agiye kuvuga ikintu bikaba ngombwa yuko ateshuka akavuga ikindi, ariko nta cyaha cyari cyanshingiye
nanshinjaga nta cyaha nari nakoze, ahubwo nuko ipimwa ryanjye ryari ritangiye cyangwa se Imana ishaka kureba uburyo ki koko nyikunda. Niyo mpamvu rero mpaguruka igihe cyose mbwira abamama ngo muri abanyembaraga, kubera ko impamvu muri abanyembaraga, umugabo yashoboraga gutaha nkamushihura nkamubwira nabi, ariko nahubwo nifuje ahubwo kumutegurira ibyo akunda, nifuza kumufata neza, nkamubwira nti humura nta byacitse ntabyo, ahubwo kubera ko akunda gusetsa abantu ngerageza no kumwereka ko ari komedi yakinaga kugira ngo yiyakire, yes, kugira ngo yiyakire yongere agaruke, nkamusekera nkamubwira nti humura sishari rwose nta kibazo twagirana, we kandeba agatekereza ko wenda ibyo yavuze wenda nanjye wenda nabyakiriye, ngerageza kumwereka ko ari nka komedi, ariko ibintu bita bituriza aho ngaho. Abantu benshi bari biteguye amagambo ngiye gusohora, abanyamakuru benshi baramamagaye, ngera naho mfata telefone ndayifunga ndabiyima kugeza n'uyu munsi, nta kinyamakuru nongeye gukoreraho. Kubera iki? Kubera ko sinashakaga, buriya ndi mu bantu babanje guhaguruka kuri YouTube, ku maradiyo, ku mateleviziyo, ndwanya abantu bajyana ubuzima bwabo muri social media. Ni gute ushobora gufata umwana wawe, nk'ubu ngubu mfite umwana w'umukobwa, ejo bundi azakura, njye ndi kubyina njye gusaza, ariko umwana warimo arakura, noneho wa mwana ejo bundi arashatse, ngize umukwe, ngize abuzukuru, baricaye muri salo bagiye kuri YouTube, urabizi umuntu asigaye agiye no kuryama yabura ibitotsi akahita ajya kuri YouTube, noneho ya feedback ikagaruka ya yindi wakoze kera cyane, ikagaruka uti wenda bimaze wenda imyaka wenda 20, uti uyu nguyu si papa wawe, burya bageze gukozanyaho, uyu si mama wawe, uti sha timbonye inkuru, maze agamanuka gasoma iryo joro ryose bakarara bicaye bari gusoma, burya bigeze gukozanyaho koko, noneho wenda baba banafitanye akabazo kari gato kakahita kaba kanini, kanabishingira ati burya mwanyu ni uko bimeze, ese burya umbwira gutya, kandi wenda yamubwiye wenda nka brage, hari ibintu bigomba kurangira, uti burya na so burya yakoze ibi ngibi, burya na nyoko burya yaraje, burya aramusubiza, burya ahubwo no hakireya n'ibindi no birakura bimera gutya, kuki nashatse iwanyu ibintu bitaramenyekanye. Twirinde gushira ubuzima bwacu muri social media, kubera ko navuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko amahembe yakomanya iwanje atandukanye n'ayakomanya kuri uriya mudamu uriya wibera mu buzima bw'isi utazi Imana, kuko ngewe iyo bije biza kwanza nabanje kubimenya kubera Imana, kubera kugusenga Imana irabanza ikamishurira, naryama nkabona ibintu bidafatika, narangiza ngapfukama nkasenga, nkabwira Imana ni Imana izi nambara niziki, kambwira uti hari amagambo agiye gutambuka kandi ntazaguhungabanya. Urumva rero iyo ufite ijambo, iyo ufite umuntu akubikije ijambo, bya bintu ntago biza ngo biguhungabanye, bitandukanye nuko biza bikakugwaho utazi ukuntu bikugezeho. Navuga rero ngo nta kintu byigeze bihindura mu buzima bwanjye, ku buryo bukeye bwaho ahubwo umugabo we yarikanze, ambwira bishoboka gute ko njye nari niteguye ko ubwo nsanga bwafashe ibyuma, nsanga bagiye gute, namubwira ariko wari wagiye kungerageza, nawe birashoboka ko umutima wamuzamo wakavuga uti reka nyine ngerageza umugore tumaranye imyaka 14 mvuga ibi bintu, noneho nose iki nibi mushikamako, ndebe uburyo noneho yambwira ngo arakijijwe, yambwira ngo aranyubaha, yambwira noneho ndebe, ariko aho ngaho abamama mureke muce bugufi mu ngo zanyu, muce bugufi. Ati ibyo avuga byose divorce yose nayimuha tinagenda kigenda, urumva ariko akaba ari umugabo w'umugore wanjye, urumva impamvu we yabivugaga. Zije uribuka igihe Yobu yari ameze neza n'umuryango we no mu rugo rwe, abana ngo arangije ngo agezeyo ngo aramubwira ngo ase ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu ngo uburyo ntunganiye, ngo Satani arangije ngo abwira Imana ati atagutunganira se, waba ufite umugore mwiza nkuriya, ufite abana beza nk'abariya, ufite imiryango myiza nk'iriya, ufite imitungo myiza nk'iriya, afite umubiri mwiza, reba ukuntu yo basa, ureba ukuntu abana be basa n'umugore ukuntu basa, gerageza gusa umukoreho ubimwambure byose, noneho urebe ukuntu aguhakana.
Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo Imana irangije iramubwira ngo genda ngo bikore ibyo byose umwifujeho, ngo ariko icyo nkwimye n'ubugingo bwe. Haleluya. Hari abantu bifuje ubugingo bwawe ariko Imana irabwimana. Hari abantu bifuje urugo rwawe ariko Imana irangije irababwira uti nibyo mwakora byose ariko uru rugo nararukomeje, uru rugo narufashe mu biganza kandi ntago ruzigera runcika. Bayifunge ariko ntago bazi uburyo Imana yayivuzeho, nyamara batanzwe n'imvugo y'Imana, bo baje bakererewe. Hari imbaraga Imana yakongera gusuka ku buzima bwawe, nubwo wabonaga birangiye, nubwo wabonaga bidashoboka, ariko hari andi mahirwe ya kabiri. Satani yaraje akora ku buzima bwe, arwanya urubyaro rw'abana be bose barapfa, ngo arwanya umugore we nawe ubwo aramuhinduka, arwanya umubiri we ngo uratonyoka, ariko ngo yaje kuza gusigarana n'akabwa agasimba kitwa imbwa, kamwicaye iruhande ariko kamukomba. Igihe kiza kuza kugera nawe ubwe yumva noneho nta kintu na kimwe kimaze ku isi, ariko uti navuye mu nda y'isi nambaye ubusa, nta niho nzasubira, ntabwo nshobora gutuka Imana yanjye, niyo yanyemereye kuba hano ku isi. Ese mwari muzi yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima? Wari ubizi yuko nyuma yo gutesa umugabo wawe, wari ubizi yuko hari ubundi buzima mama? Wari ubizi yuko hejuru y'igituro cyawe abana bawe bazavuga ubutwarikazi bwawe, bakavuga ngo mama yari intwari, mama yacaga hirya agaca hino, mama yatwifurizaga ibyiza, mama ntiyigeze arara mu kabari, mama ntiyigeze aca inyuma data, mama yakoze ibi ngibi bishimwa n'Imana ndetse natwe turabishima, bakaririra hejuru y'umurambo wawe. Ese wa mugabo we, wari ubizi yuko hejuru yo gutesa umugore wawe, hejuru yo kumva ko nta kintu amaze, wari uzi yuko nyuma y'ubuzima ari ubundi buzima? Ejo bundi uzasiga nk'uruki ku musozi, abana wabyaye, abasore wabyaye bo bazajya birahira iki mu ngo zabo. Ese si hahandi umwana umugore azajya amusuzugura yarangiza akamubwira utumva mva imbere na mama nawe yarababaye, nawe ngomba kukubabaza. Ibaze akajya kwitura umugore atazi uburyo yakuze, umugore akaba victime kubera ibibazo by'umuryango. Ndabwira abantu n'uyu munsi wa none namwe mwandeberaho mukavuga ngo ibyo kwa profete ko bikemutse, umuriro utaraka. Twagiye tubona abadamu benshi bahagurutse bavuga ingo zabo, ariko njye naravuze ngo nta munsi n'umwe, nta n'igihe na kimwe mfite kuvuga Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha, Yesu wankuye mu butindi, Yesu wankuye hariya. Haleluya. Wa wundi ujya ufata akagukura mu mwanda, ngo akagukarabya akakwambika, ngo akagusiga akakunogereza, ngo abantu bakubona ngo bagatangara. Uwo Yesu niwe mfite kuvuga, uwo ngo wankuye w'igisuzuguriro. Imiryango yarantaye, inshuti n'abavandimwe baramvuyeho, bambwira ngo si ubundi maze iki, ese iyo Mana nkorera yarapfuye, ubundi iyo Mana ubundi irahari. Iyo ngiyo niyo Mana njyewe nzakorera. Mfite kuvuga Yesu ibintu byinshi cyane. Hari amagambo njya ngo ni ama-episode. Yesu mufiteho ama-episode menshi cyane maremare, kuko ndibuka mbana nawe mu buzima, mbona ubuzima bwanjye bumeze nabi, mfite abana babiri nabo badafite ibyo kurya, nazambwira Imana ni Imana waje none ukatwica twese k'igisuzuguro kiturenze. Ese uyu munsi wa none Mana, uyu munsi turarya, kubona izuba rirenze, uyu munsi turarengerwa nande? Ndabyibuka ari abantu twari duturanye, bari abakire bafite ubuzima, baza kuza gushwana, batangiye kurwana ibiryo bigeze ku meza muri saramanje, baza kuduhamagara ngo tuze kubakiza. Tumaze iminsi 2 tutarya, tukinjira mu nzu yabo njye nahise mitira kuri saramanje, mbona ukuntu inkoko ikanuye hariya n'umuceri n'agafiriti, nkazajya mvuga numva mu nzara y'iminsi 2 numva ariko sha ntimurimo murapfa ibiryo mwebwe. Ni mu gihe twebwe twabibuze kandi tukaba dukundanye, mwebwe murimo murapfa ibiryo. Ndabanza ndarya, bavuga batangira kuvuga cyane, nkabwira ni mwe murese ndaje tubikemure, ntindaje tubikemure. Nge n'umugabo turagenda turicara turarya, tubika inda y'uwo munsi, tubika n'ejo n'abana bacu, maze tumaze guhaga turaza maze rero nimuze rero tubunge, muze tuganire tukumva ikibazo mupfuye. Umva twasanze bapfuye akantu gato cyane, ngo bapfuye umushyitsi ngo wari waraje ngo mu minsi yashize umugabo ngo adahari
yaragiye muri misiyo ngo umugore ntiyamubwira umugabo ngo umushitsi ngo hamara icyumweru ubwo ngo batangira aho ngaho baterana amagambo umukozi ariko arimo arashyira ibiryo kuri saramanje ariko Imana yari yatugaburiye Imana yari yaduteguriye uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo Imana yankuye muri ubwo buzima nanjye nkaba mbasha nanjye kwirira nanjye nkaba mbasha nanjye kwigaburira nanjye nkaba nanjye nagaburira abandi iyo Mana wayinganya iki iyo Mana wayirutisha iki niyo mpamvu ntashobora kuza hano mvuga ubusa ahubwo naza nkubaka ubuzima bwose ubayemo igihugu cyose urimo Imana mu ijuru yazika kubakira imibereho yaranze bigatangira gushoboka imibereho yari yaranze igatangira gukunda nubwo ubona ufite igisuzuguriro nubwo ubona urugo rwawe rurangiye rutandukanye ariko uyu munsi wa none harandi mahirwe Imana yaguha harandi mahirwe ya kabiri Imana yaguhereza erega ntabwo uzapfa gutyo ntabwo uzapfa gupfa nkuko abantu babyifuza cyangwa uko abantu babigutekerezaho ahubwo hari izindi mbaraga Imana yo mwijuru ije kurema mu buzima bwawe abamama murakomeye abamama muri abanyembaraga iyo biba abamama mudakomeye ntago umumama yagenda ngo abe ministry hariya ntago byashoboka ntago umumama yagenda hariya ngo abe depite ntago byashoboka ariko kubera ko umumama Imana yamuremye n'ubundi ari umuntu ushoboye kandi ukomeye uyu munsi wa none ubu tugiye tureba ahangaha muri iki gihugu kubera ijambo abagore bafite kubera umukuru w'igihugu yaduhaye abadamu natwe twemerewe murebe ba pastori ba bishop cyangwa se ba profete cyangwa se ba apotre ba mignone ba Julienne bande bose n'abadamu bajegeje isi murebe ba Joyce Meya n'abadamu bajegeje isi n'abantu bakomeye kandi bavuga ijambo kandi rikagera ahantu kure n'abantu bakuye abandi mu buzima bubi ngewe mfite abadamu baje imbere yanjye bababaye bafite umubabaro ha umugabo ntagitaha umugabo ntakigera mu maso yanjye umugabo asigaye yibera mu kabari umugabo asigaye yibera mu ndaya ariko uyu munsi wa none nzabigenzane ariko napfukama nkasenga Imana ikanyumvira Imana ikunda abadamu kubera ko baca bugufi ariko muzi ko munsi Yesu apfa ngo bamusize bamaje kumuhamba uzi ko ngo abadamu bongeye ngo bagasubira inyuma ngo bakagaruka kuza kumureba ngo n'imibavu n'izihumura neza abo badamu abagabo bari biryamiye bimereye neza umva ntucike intege kubera ko umugabo wadasenga ntucike intege kubera ko umugabo wadakizwa ahubwo uyu munsi wa none weho wubake gukizwa mu rugo rwawe umugabo wawe azakugarukira umugabo wawe uzamuhindura ntago wazaguhindura ngo akuvane mu byizerwa uyu munsi wa none niba utanasengaga utangire wiringira Imana harandi mahirwe Imana yamwijirije kuguhereza mu rugo rwawe nawe watekereje ko wagira kampanye nziza birashoboka ndaguha motivation birakunda kubera nijwi ry'Imana birashoboka Imana yo mwijuru ikomeze ibashigikire nanjye ndahanga kugira ngo nanjye mbasengere aho mugiye muri mu bihugu byo hanze aho mugiye muri hano mu gihugu cyacu aho muri hano muri Afrika yacu Imana yo mwijuru yarema ibikomeye mu ruhande rwanyu kandi kongera gahindura amateka nubwo abantu babonaga ko bidashoboka nubwo abantu babonaga ko bidakunda bikongera bigakunda mu izina rya Yesu abamama murabo kubahwa kandi muri intwari Imana mwijuru baho umugisha abamama hanyuma pastor ngira ngo ni byinshi uvuze ijambo rikomeye ku bamama rikomeye cyane kandi wenda bararizirikana abadukurikiye ubundi bwibanda cyane ku buzima bwawe bwite kuko wambwiye ko ibibazo byakemutse burya ahanini iyo umuntu ari kubaza umuntu ibibazo wari uzi uko naterewe n'ivi shwase agira inkuru uze kujya ku Mpanuro TV niyo mpamvu buriya uwihanganye kamishashi kandi buriya ngo kwihangana buriya bitera kunesha umupapa yateye ivi bwa kabiri yaravuze ahubwo ndumva ari umwanya wa fiançaye noneho mu myaka 14 mu bana bane ubona za comment yashyiragaho ati ndabona ari kugenda b'inzobe nta kizivuga urumva twaje kuza kwicara ngira ndise nabaye inzobe dukora ubukwe sigui ahubwo dukora ubukwe wabo nari n'inzobe wago kurushanga ni impamvu nyiri muri yanzu yayindi y'ibyondo hahandi inzoka najyaga kuryama nyuma y'abandi bose kugira ngo ncunge inzoka zitabarya zitazamukira hafi y'uburi aho twararaga ntago naba nyisa nkaha handi uyu munsi narasenze icyo gihe Imana irambwira ngo izanabara uyu munsi ndi mu nzu ifite ikaro none se ngomba
nyine gusa n'iryo karo ni ihame yes ni ihame y'Imana igutabaye ubundi abantu abantu banahinduriraga imvugo akavuga ese ubundi uriya muntu agikuzimu uriya muntu yisiga ibiki kandi nyamara wisigana akagikotoro ariko kubera Imana ngo uranangaza Yesu we uranangaza ukura umuntu muri pubere ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika uranangaza Yesu we uranangaza ngo Yesu ajya dutangaza ngo ajya kura umuntu muri pubere ngo akamuhindura ngo akamukarabya birumvikana mu kumukarabya mukuramo ibyamvagara yari yambaye ibishambagara noneho ngiye mukarabije ariko Yesu yo yagukarabije uracya bitandukanye no kuba wakaraba amazi asanzwe yewe niyo wafata jibu kayikaraba biratandukanye iyo Yesu yagukarabije abantu barakuyoberwa iyo Yesu yatashe ku buzima bwawe yuhuye n'abantu baravuga ngo se ni wowe cyangwa warangiza ukavuga uti ni ngewe Yesu yahinduriye amateka uyu munsi wa none najyaga njya gushaka n'ibishimbo bya mitiyu nkabibura wenda ugasanga nk'ibiceri mfite nta nubwo byuzuye ariko uyu munsi duhuye nanjye mvuye nanjye kugura ako kanyama wavuga birashoboka gute bishoboka gute hari abantu tujya duhura akabanza kamaza ngo se ni wowe cyangwa nibeshe nkamubwira ni se ntago wibeshe ngo niwe ngo mu mama ngo twari duturanye ngo ngo mukize gutya ngo cyabagamo amabati ngo mukingisha amabati ngo mubayeho mu buzima bubi ni ngewe ngo none se ngo bishoboka gutenga uko nta myaka myinshi ishize nkabwira ni Imana yacu nikorera mu mibare kandi Imana yacu nikorera mu myaka Imana yigutekereje we yarangiza ikabona kukwiriye igutunze inkoni ni direct haleluya hari ukuntu Imana hari ukuntu abantu basenga Imana ibanza kubanyuza ahantu yamara kubona ko uwo muntu akwiriye no guhabwa umugisha Imana igaca hirya no hino uyu munsi wa none nta muntu n'umwe wafunga umugisha wanjye niyo wanuka ahubwo abantu babinkundira kubera ko wanutse kubera ko ari igihe cyo guhabwa umugisha wanjye ni igihe cyo gukundwa kwanjye ni igihe cyo kubahwa ni igihe cyo kuzamurwa kuko mu migani ibice 22 umurongo wa 4 niho habivuga neza akavuga ngo wicisha bugufa kubaho Uwiteka uwo mumama wicisha bugufa kubaho Uwiteka uwo mumama usenga ubudasiba uwo mumama wiyaka matera Dodoma uskuno igira umudundo uryoshye cyane ukiyemera ukavuga uti ni wa mugandi wa mukobwa niba ngo ari Rufonsina ngo ni umudundo Dodoma burigira umudundo uryoshye uwo mumama akayiyaka akava kuri Dodoma akamanuka n'igitanda cyiza akakubita hasi amavi maze yarangiza agasenga kinginga Imana akabwira Imana ngo Mana arengera umuryango wanjye Mana arengera urugo rwanjye Mana tuzamure uwo mumama amateka yahindutse nubwo wamureba uyu munsi ukamusuzugura ariko umwitegejo hazaza yuko azaba ari umuntu ukomeye uwo mugabo uyu munsi wa none nubwo wamureba ukamusuzugura ariko ejo hazaza ni uzaba ukomeye uyu munsi wa none niyo wamureba ukabona agenda n'amaguru ejo bundi wirinde ntuyimufate w'ijambo ntumuvugeho ibintu birebire ahubwo uceceke ahubwo ufatanye nawe gusenga kubera ko Imana yo mu ijuru iyo ikwibutse iragutabara kandi yivuze ngo baho ubaho iyo itegetse ngo komera urakomera no comment nta muntu n'umwe ushaka kuvuga ngo Imana ngo kumuhaye umugisha ngo namwangaga uzi ko Imana yacu itajya yumva amabwire niyo so wanyu yagenda akavuga ngo kiracyana naracyangaga cyari imfubyi ningiye wakireze yewe nakoresheje uko nshoboye kose ngo gipfe nakigiye nyikorogera uburozi none kuki uyu munsi wa none ugihaye kwiga kikarangiza uzi umugabo bita Yosefu bifuje yuko atabaho bifuza yuko atatera imbere noneho baranje ngo baranamugurisha babanje gutekereza ngo bamwice Imana ibahumekere mutuoya ahubwo ni mumugurisha muri uko kumugurisha niho Imana yamusanze ntago bari bazi yuko bari kumusunikira mu mugisha ubundi umuntu kuvuga abari mara gusunikira mu mugisha kugeza no kuri mukapotifari wamufungishije nyuma yaho ahubwo yongeye ahubwo kumubona nk'umuntu w'umumaro kandi yatumye umwami amumenya niwe watumye umwami amumenya navuga ngo inzira zose niba mu kazi kawe barimo barakugambanira we kubita amavi ngewe aho ngaho niho natabariwe aho ngaho niho Imana yankuye aho ngaho niho Imana yanzamuriye wowe niba mu rugo rwawe ubona bidakunda wowe kubita amavi hasi hari abadamu bari kumamagara bari kure cyane bakambaza uti wewe wabishoboye gute usko nge nasenge urugo mu bintu biri aho ngaho gusa nta n'ikibazo kinahari gikomeye uti gusa ndirakaza umugabo yatanga mutuka umugabo yatanga nkamwima ibyo kurya umugabo yatanga mwima amaze gukaraba umugabo
nkamukubeta nkamusakuriza noneho nshiduka umugabo yagiye mu ndaya nshiduka umugabo yafashe undi mugore nshiduka umugabo noneho nashidutse azana impapuro ambwira ngo tugende gusinya divorce ubu ngubu urugo rwanjye rwasenyutse gutyo kandi umugabo wanjye yarankundaga arakambwira uti wowe wabishoboye gute nkambwira ni burya iyo umuntu asenga araganirizwa n'Imana kandi iyo umuntu asenga mwuka wera niwe ujya ubasha kumuyobora uburyo yakwitwara niba uri mu kazi kawe hari umudamu nkunda n'umumama ntabwo navuga izina rye hano kuko arakomeye ari mu nzego zikomeye z'igihugu ariko n'umumama ujya umbwira ngo njyewe uyu mwanya njye sinigeze ngiye nkuhabwa njyewe gutya gusa ahubwo uyu mwanya nari nawusengeye niyo mpamvu niyo ngiye muri misiyo ndabanza nkapfukama nkasenga niyo ngiye kujya ku kazi ndabanza nkasenga wamureba uburyo arimo arakubita amavi hasi wareba imodoka nziza agenderamo ukavuga kubera ko azi aho yabikuye yarasenze Imana imukura kuri zeru navuga ngo hari ibintu byinshi cyane navuga hari amateka Imana igihindure y'abana b'abantu uyu munsi wa none ntuhangane n'umuntu ngo nuko ngo yakuvuze afite raza ariko yo kukuvuga nese kuko wambara nabi njyewe hari igihe ngiye bamvugaga ngiye ngo nambara nabi ngiye kuko nkavuga ni nanjye nagera hirya kuko nanjye nkabyibonaho hari igihe umuntu yambwiraga ngo yiwe ngo kusa nabi ngo mbega ukuntu usa we ngo shanga umva ngire nkubwire muri za nzu nyine z'abantu baba barahawe umugisha ni ibirahure biba ari miriwari hari ukuntu uyicaho ugahagarara ugakomeza ukireba nakwireba kuko nanjye uko nkasanga kuko ndi mubi nkabasanga kuko ndasa nabi narangiza nkabwira data uri mu ijuru nkamubwira ngo ariko Mana weho wankunze ukankunda ndi mubi we wankunze ukankunda mbabaye we wankunze ukankunda nsa nabi nyernye ndimo ndigaragura mu butindi uyu munsi wa none Mana ndifuza yuko nanjye uzanyuza ukankarabya nanjye nkahura na bariya abantu ko uyu munsi wa none iyo duhuye ngo ngo urasute ukuntu umeze neza kubera iki kubera Imana ni kubera amasengesho ongera ibihe byo gusenga itorero ryose usengeramo waba uri umuyisilamu ukomeza ukubite hasi amavi yawe n'agahanga nabonye bakoresha agahanga agahanga n'amavi kubita amavi yawe n'agahanga buri gice umuntu yizeye burya kirarema niba uri umukatolike komeza usenge Imana yacu ngo natorero na rimwe rizaburamo umugeni ngeyo nicanganye ndimo ngenda bwiriza nge ndi profete niyo mpamvu profete kandi aprofesa mu bihugu byose aprofesa amatorero yose nta hamwe adahanura wabureba bose munsi noneho ngo uyu muntu ngo agiye gupfira mu maso ye ariko Yesu ngo aramubwira ngo haguruka kwizera kwawe kuragukijije kubera iki kubera ko yari yaciye bugufi imbere y'Imana nawe ufite nawe pawe imbere y'Imana uje imbere y'Imana hari iby'Imana yaza igakora kandi mu buzima bwawe igahindura amateka y'ubuzima bwawe ikaguhera abana ubuzima hari umumama ejo twe turi kuganira ambwira uti nabuze ibyangombwa by'abana banjye bagomba kujya ku ishuri ndetse birashoboka ntambwira ntibirashoboka dusenge twarasenze turasenga uyu munsi yarayamamaga yarambwira ngo nishime Imana ngo byangombwa ngo byabonetse navuze ngo abantu basenga uyu munsi wa none nibo bazafata isi abantu basenga nibo bazafata isi ejo hazaza abantu basenga nibo bafite ejo hazaza hakomeye abantu basenga nibo bazayobora abantu basenga nibo abadamu basenga nibo bazayobora abandi abantu basenga kuva na kera kandi n'ubundi muswe aribo bajyaga bashyiraho ubwami muswe aribo bajyaga bashyiraho none abamama bemeranyijwe nanjye ko bakomeye kandi ko bafite imbaraga nabo abamama bemeranyijwe nanjye ko bagomba gusenga uyu munsi ngiye gusenga kandi mbasengera muhabwe umugisha n'Imana ngiye gusenga duhaye inkuru ya Yobu nyenteresa kwita n'ubundi ngira ikibazo nkubaza nkuje n'ubundi nibyo umutware yari yavuze mu biganiro bihise yavuga ko ukunda gukurikira cyane ibiganiro by'abandi bamama kuri YouTube akaba ari nayo mpamvu bishobora kuba iri gutuma uhinduka ubwo harimo bamama IGIHOZO bamama Charlene ba Riziki n'abandi benshi cyane ba Ryoni abantu benshi b'abamama bari kuri YouTube bariho
akavuga ko atishimira kubona umuntu wumva ibiganiro by'abantu n'ubundi bari divorce batandukanye n'abagabo baza kugira abantu izo nama. Iyo impamvu bikomojeho nawe yagize inshuti ziza zikamubwira ati akwihakanye Imana ukigendera ku ibintu rwose ubona bikomeye wakwipfiriye. So icyo kigeragezo n'ubundi kirajya gusa n'ubundi nicyo Yobo yanyuzemo. Izo challenge, ibyo bibazo mvuze cyangwa se ibyo yavuze byakubayeho, wahanganye n'icyo kintu, wigeze ugwa mu mutego wo kumva koko nawe uvuga uti ariko Burundi njye sinatwika nkuko nubyumvise muri comment. Urumva impamvu bikubajijeho naracyumvise avuga ati mama yashaka kwikorera ibintu bye ku giti cye. Ubwo nagiye mbyumva n'abandi bantu bagenzi banjye bati buriya niwo murongo arimo arashaka kuba ari we wenda ugira ministeri yese cyangwa se itorero rye. Donc icyo kintu wari gifesinze kugwa mu mutego umeze gutyo wenda ukigarura, wabigiraho iki nama abantu wenda ko nabyo bishobora kubaho? Buriya inyigisho zinyura kuri YouTube ni nyinshi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga na radio na televiziyo. Umuntu agomba gucagura agendeye kuki? Birumvikana ibyo we yari yavuze wenda we byari byamubabaje, kandi buriya ntago njye mba muri mu nyangire. Niba we yarumvaga ko abo bantu koko atabavugisha, buriya njyewe ukuntu nteye umunyabyaha, ahubwo namwegera cyane kugira ngo mbone uko mubwiriza cyane, kuko ntabwo ari abantu bo guterwa amabuye nubwo bananiwe, ariko nta wanga ibyiza ahubwo arabibura. Nta mudamu buriya upfa gusenya atahuye n'intambara kandi zikomeye. Bariya abantu rero ntabwo baba ari abo gutabwa ngo babura ababegera, babura ababa hafi, uretse ko wenda tutari tunaziranye Gihozo we wenda nk'uko wenda babivuze abantu, ariko niyo twanamenyana nawe n'umunyarwandakazi mugenzi wanjye, ndetse none hari no muri gospel nk'uko nanjye nyirimwo. Kuba rero nkunda bwo kubikurikirana, navuga ngo ivugabutumwa muri rusange ryo ndarikurikirana hano kuri social media, na bagenzi banjye abapasteri, abahanuzi bavuka uyu munsi ejo hazaza, nkomeza mbakurikirana kandi nkunze ibyo bakora cyane kubera ko nanjye ari byo nkora. Ari naho ugenda uhuriramo nyine nabo ugomba guhugura, wabona hari uwakoze ikitakorwa ukamuhugura ukamubwira uti genda gutya ukore gutya, watanye. Niyo mpamvu rero nubwo izo ntambara nahuye nazo, ariko ntabwo zigeze zimpungabanya na gato. Navuga ngo wenda nta wakwirata wenda gutsinda, kandi acyambaye umwenda w'urugamba, kandi tukiri hano mu isi dufashe igihe mu ntambara, nta utatsindwa, nanjye natsindwa, ahubwo nshobozwa na Kristo ari we unyambika imbaraga. Ariko niyo mpamvu Imana yanshoboje nyine ndatsinda, kubera ko wenda yari yabonye nakoranye nawe ikiganiro, kandi icyo kiganiro cyiza cyane kirimo amavuta y'Imana. Wenda akirwanya wenda muri ntuza ye uko abyumva. Umuntu wasenya urugo we kuri we umuntu wasenya urugo we ntiyamwegera. Niyo kondisiyo ye, niyo kondisiyo ye, aho kugira ngo afate urugo ngo arusenye ngo aguhe divorce, umva yakubwira uti ugende hari uzerere, ngewe nta kintu ngiye tuvugana, ngiye sinzadivorusa, kuko kudivorusa ni icyaha kuri we. Umva pe, kandi ndanamwumva mu rundi ruhande, mbese ntabwo nyine ntashyigikira nyine ibyaha. Ubwo rero ni ukuvuga rero we byamubabaje muri urwo rwego, uti se kuki yakoranye nawe ikiganiro, wenda we yari yarapanze ko wenda ntazigera wenda umuryango we wenda ukorana nawe ibiganiro, ariko ngewe ntabwo nari nzi ko wenda ari urwo rwego biriho. Uretse ko byanamfunguye amaso wenda amaze kubivuga, kuko nkamenya ko koko icyo kintu koko atagikunda. Urumva ko kubera ko atagikunda, nanjye nkomeje nkagikora, twaba tugiye guhangana, kandi urugo si uguhangana, ahubwo urugo ni ukumvikana, kandi ngo abayoborwa n'umwuka abo ngabo nibo bana b'Imana. Niyo mpamvu rero Imana yananshoboje, nca bugufi namubwira nti wawu, ntabwo nari mbizi ko rwose ibyo bintu utabishaka, sinari nzi yuko utabikunze, ahubwo ikibazo ahubwo tukirangiza, ahubwo uba wakinganirije imbere, ntabwo biba byageze muri iyo ntera. Niyo mpamvu rero navuga ngo nta byacitse, nta n'ikindi kibazo uretse ibyo ngibyo nyine. Kandi bariya abantu ntabo kwegerwa nyine, umuntu akabasengera, umuntu agakomeza nyine akabereka Imana, kuko umuntu niba bimubayeho kuriya ntabwo ari uwo gutabwa kamemu. Kuba rero narakoze biriya, ndumva nanga naciye amabere. Birumvikana. Ubwo byanakemutse cyangwa se wenda mufite ukuri kuntu mwabivuganye, ni byiza cyane, nacyo tuba turebaho hanini. Ahubwo wenda pasteur de apotre bwo
prophet ariko ubwo ngubwo apotre ni intumwa, prophet n'umuhanuzi, pastor yanibyo. Hanyuma turi kugenda tusatira n'umusozo kubera ko twagira ikiganiro kirekire, naje kugaruka no kubigenda bikuvugwaho byinshi kugira ngo uca amazimwe cyangwa se unatubwira update y'ibigezweho aka kanya byose wabikomojeho. Numvisha ikintu kinini cyane wibanzeho mu byo twaganiriye, ingingo yitwa guca bugufi, gucira bugufi umutware, gucira bugufi abantu, gucira bugufi ibikubayeho nyine, donc wowe ntujye hejuru ngo upanike nk'umumama nk'umubyeyi. Ni inama nziza, ni inama watanze kandi yumvikana, ariko wenda hari n'abandi bigora. Ni nayo mpamvu ngira ngo dusoza usengere abantu barimo nkatwe twananiwe n'igikwe. Twese dusengere. Uyu munsi Imana igomba kurema, igomba kurema. Ari numvishe ari inyito yamamaye cyane ngo nta gikwe ngo nta biki. Nimukiyatureho ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ari byiza. N'abavuga batebye ariko urumva ukumva noneho uko iyo sensibilisation niko Satani agenda bihereza imbaraga akavuga uti nanjye ndaje n'iki inzira zose. Rega wanakihorera uko bivuze ati nta gikwe ariko Satani akubwira ati kihorere akica na connection y'uburyo kuko cyazakorwa, kubera ko gukora ubukwe ntago ari umuntu agenda gutya n'umutwe gusa. Wenda nge n'umugabo wanjye wenda twebwe twatangiriye kuri zero, ariko ni muri iyo myaka ya 2007 gutyo, ariko uyu munsi noneho birakomeye kugira ngo wangaje ubukwe udafite ikofi. Twebwe twari dufite amasengesho, wenda wowe ushaka kuba utayafite, twebwe twari dufite guca bugufi imbere y'Imana, wenda wowe ushaka kuba utabifite, twari dufite kwizera ushaka kuba utagufite, bikagusaba rero guca mu zindi nzira kandi zikomeye. Niyo mpamvu rero utagomba kwiyaturaho amagambo, kuko buri umuhanuzi ukomeye n'ururimi rw'umuntu. Ni wiyaturaho ukavuga ngo sinzubaka, ntuzigera unubaka. Nta n'inzira Imana ishaka kuzagucirayo kugira ngo wubake. Nuramuka wiciriye wiyaturaho amagambo ukavuga ngo ngewe ngo niwacu nta wigeze agura n'igare, ngo ze ngiye imodoka nayikura hehe? Nayo uzagura, na rya gare naryo uzagura. Nuzagukomokaho nawe naza akavuga ngo na data ntiyigeze atunga n'igorofani. Influence y'abaroki bo mugasobanuye none iriya ni inyito Satani aba yazanye mu bantu kugira ngo agende aca intege abantu b'Imana ndetse no kwizera, kuko ubundi ujya wibarira mu nyungu ibikubayeho nk'igihombo bize nk'impanuka. Ujye wibarira mu nyungu ibikubayeho bize nk'impanuka, ahubwo ntukazajya utegura ibibi ngo nta bukwe nzakora, niba ndi umukobwa ejo bundi risohoka none abantu bavuga bati mwabonye ko n'ubukwe buhagaze terega nta gikwe. kubera iki batagomba gusenga, ahubwo ibi ngibyo bikarangira, ahubwo bwa bukwe bukaba. Nta mpamvu yo kugira ngo, kuko muri wowe harimo umuryango munini cyane. Mu buzima bwawe buri abasore mubaho nabi, abasore mubaho nabi, abasore babaho nabi. Hari aho usanga batungwa na capati n'ibishyimbo, kandi ya capati n'ibishyimbo yakagombye kuguramo akavange, umugore akagateka. Ni byiza kandi ari constipation. Kandi ari constipation. Abasore buriya babaho nabi, ataha ninjoro yananiwe agashobora kuhita akaryama na za nkweto. Niba ashoboye nako gasembuye kakirema akantu nisinzirire zikaza kuza kumuca mu mazuru agapfa. Arabantu ujya kumva ngo baguye mu mageto yabo batazi uburyo bahaguye kubera ibya bindi bisembuye banyweye mu mazuru, ugasanga umuntu arapfuye barashyinguye. Navuga ngo hari ubuzima muri Kristo Yesu. Wa musore we watera imbere. Natwe Imana igenda ikora imirimo. Nta kofi nari mfite, nta data na mama nari mfite, nta bavandimwe nari mfite, nta nshuti nari mfite zo kundengera, ahubwo Imana yandengeye kuko yari yarabiteguye mu buzima bwanjye bw'uko izandengera. Nawe rero wizere Imana kandi wizere n'abakozi bayo, Imana izakugirira neza. Hanyuma wenda pastor dusoza, ubwo noneho wenda wasoza wenda usengera muri rusange. Ngira ngo ikiganiro cyari kirekire, ariko ibyinshi wenda tuzongera tuganire n'ikindi gihe. By'umwihariko ngiye mfite chaîne ya YouTube, dushobora kuza gukenera muri ubwo buryo wenda atari no kuri flash, ariko dusengere wenda dusoze. Imana iduhana umugisha. Ni muntu umira nzagaruka, kuko ndabakunda flash, nkunda no kwikurikirana cyane, ndi no mu rugo cyane. Habaho ibiganiro ngenda nkunda, habaho abanyamakuru ngo ngenda nkunda. Muri rusange ndabakunda flash. Niyo mpamvu rero no gukomeza kunumira nzakomeza nza, kuko hari byinshi cyane Imana yagiye imbitsa mu buzima bwanjye, kandi mfite kuvuga ku Mana, kandi abantu bakagubwa neza bagahabwa umugisha. Hari abantu
abantu baba bari hirya no hino hano mu gihugu hanze y'igihugu bashobora gukenera nimero zanjye utese twagukura he tukabana nayo masengesho kuko impamvu nshobora kuguhereza nimero hari n'abantu batunze nimero z'abapfumu kandi abapfumu nta kintu bazabagezaho abapfumu ahubwo nabo kubangiriza ubuzima na seve y'ejo hazaza bakabangiriza umuryango n'abana babo abantu bose bagiye mu bapfumu bagerageze banshake mugerageze munshake mfite misiyo Imana yampaye yo kuvanaho abantu imyaku yo kuvanaho abantu ibigeragezo yo kuvanaho abantu ibibazo ibyo satani yabakururiye byose bikavaho hari ibyo abantu bikururiye ibyo ngibyo uzaca bugufi usaba Imana imbabazi Imana yo mwijiri kugirire neza ariko hari n'ibindi byazanywe n'amarozi hari ibindi byazanywe n'abapfumu hari byazanywe na za karande abaha abantu bavukiye ibazaho umuntu ashobora guhaguruka hano akajya i Burayi agahugurukana na karande yagera yuti nanjye sinzaguha amahoro ahangaha uzahamara imyaka yose ariko ntuzigera uhubakira nawe ukabona umugabo nzahita mbasenyera urugo abana bawe nzabateza kunywa ibiyobyabwenge ubuzima bwawe nzabufata amafaranga uzajya ukorera uzajya uhora mu nyatsi ugasanga umuntu yibera mu buzima bwo muri zeru gusa kubera inyatsi zaho yakomotse zaho yavutse Imana mu ijuru rero yamaye misiyo yo kugira ngo ndwanye n'izo mbaraga zivane ku bantu b'Imana mu izina rya Yesu nimero zanjye ni +250 karindwi 888 46 17 67 +250 karindwi 888 46 17 izo nizo nimero zanjye uri hano mu gihugu ndetse uri hanze yacyo ndi open mba mboneka nkasengera abantu kandi Imana igakomeza igakora kuruta uko wahamagara umupfumu nta kintu nawe yakugezaho ndetse nawe nta mbaraga afite ahubwo nawe ubushobozi nawe abushaka ku Mana uzasengere Pastor Claude yambwiye ko yagiye kwa Sarongo ngo bikanga ibyo bamubwiraga byose yarabibuze bariya naba comedy urumva ibyo ngibyo wenda abayabivuze wenda ari gutebya muri brage murimo murasetsa muri brage ariko bariya nabakozi b'Imana Imana ibaha umugisha reka dusenge wowe umumama unkurikiranye waba warahuye n'imbaraga izarizo zose zigukubita hasi umumama wumvagamo ko nta kintu yakora ngo kigende umumama wumvaga ko nta business yakora ngo ayishobore umumama wumvaga ko nawe atakubaka urugo rwe nawe bimunyuzeho umugabo uneze amatwi wumvaga ko ibye byahagaze ibye yakreye na bitakiri gushoboka cyangwa gukunda hari izindi mbaraga zaza zikarema umugisha mu ruhande rwe mu izina rya Yesu reka dutangire dusenga Mana nziza Mana y'imbaraga Mana yo kubaha n'amahanga yose ndagushimye kandi akunezerewe Mana komeza ushyigikira abantu bawe Uwiteka aho bari mu mande zose z'isi Uwiteka ugenda ubakoraho kandi ugenda ubagirira neza hari abadamu bari baneze amatwi hari abadamu bandebaga Mana bakagubwa neza kandi bagahabwa umugisha nawe bakavuga ngo Mana natwe tuzamure natwe tuvaneho igisuzuguriro Mana abo nganda bakweretse ubagirire neza hari abagabo bandeba mwami abangabo nabo bavuga ngo Mana we wadutabaye watuvanyeho ibingibi bibazo n'ibisuzuguriro reka nawe bagirire neza mu izina rya Yesu reka ubazamure data binyuriye mu ijambo ryawe uko wicisha bugufa kubaho Uwiteka ingorane yari ubukire n'icyubahiro n'ubugingo reka nyemerera Mana icyo cyubahiro bakibone reka ubwo butunzi Mana babone kuko ubutunzi turabwemerewe uko tuba duciye bugufi imbere yawe nyemerera muri rusange buri muntu wese uguteza amatwi mwami reka ahabwe umugisha nawe reka yagurwe nawe ibyo abantu babasha gukora ab'imiryango yataye reka ibagarukire ababonaga ko nta kintu bamaze reka babashe gutera imbere ibyari byaranze ndetse bitagikunze uyu munsi wa none wongere mwami bireme byongere bibe bishya urakoze data kuko uremye kandi ukabutegetse izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen 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 shalom shalom amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu amen Asante kabisa. Saving na hano.